ese ninde igitambo cy'urukundo, ese ninde. Ariko mwana hari ikintu utabona, nkabura sister wawe ntabwo ubona ko ndabizi no kuva na kera wemera sister wanjye, ariko harimo akantu gato buriya sister wanjye meze nk'umuntu rero sinzi impamvu ukuntu, kuko impamvu mubwira ngo sister wanjye ntiyuzuye, niba twebwe nk'umuryango duhagarara tukamuhitiramo umugabo mukwiriye akazana ubuzazame akigwa yiruka kuri uriya muryango iriya famiye, dufite ibintu tujya twumvikanaho no kuva na kera n'abasabwa batajya bumvikana. bijya bina kuki bikora kuri yego ubona ntamukunda se, abona ntamukunda. Oya kumukunda kuri amukunda ntamwemera cyane, ariko bafite kode, ariko ngewe ikintu kimwe mfite gukora umuntu mukuru kandi nka musaza kandi umushakira iki ibyiza gusa, ngiye gukora ikintu cyitwa kimwe gikomeye cyane ku buryo n'umuntu wese azajya kireba akibaza ukora iki se sha, kugira ngo byibuze ndebe ko hari ikintu wankora wenda nawe kubizi ko rega mubwiza wenda amafaranga ni make sibyo, ariko si make cyane ku buryo muri ikintu cyose kirimo amafaranga kirashoboka, kandi ntihazagire umuntu ugusuzugura. Niba uriya mukobwa azagukunda mpaka kandi azagukunda, nta kintu napfa kuba nkwemera gusa shabro, wowe bireke bindekere ngenda bikurikirana, ahubwo ikintu kimwe cyo gukora aho ngaho urata aho ushaka wambwira noneho. Arinda neza telefone yahereye iki gitondo kinagure, ariko wasa kababaje disi. Oya ntabwo mabasha, sebundi mama yagiye. mama wazaza vuba aho zaza sibyo, ngo ujye gukina n'abandi bana, ndaza kumugoha kuri telefone yo kagiye kababaje disi, ariko ntacyo uriya mwana kakanda gakunda nubwo nyina abo muteza bibaza ko karakandiza. Ikintu kimwe nagira ngo mubwire kandi abeze kumanya ati cyose cyakorwa kugira ngo wegukane mushiki wanjye, icyo cyo nanjye nshaka rero kugira ngo muri icyo kintu nturebe uriya muryango buriya wicara udupangira ibibi gusa nanjye rero buriya njye nabikurikiranye, mama we n'umuntu we wicariye aho nta kintu babimubwiye, ntabikurikiranye ngo bikore neza, twazisanga hasi nk'umuserebanya neza kuzikaye nanjye nkabirwe nkawe. niyo mpamvu rero nkubwira ngo ikintu dukwiye gukora cyadufasha, kuko badutanze banatwica, kuko buriya tugirana ibintu by'ibibazo bya ba sogokuru by'imiryango, ariko nubwo bavuga ngo umwana ngo byose yakoze ngo niba twebwe ntabwo tubigenderaho. ariko rero ubonye ndetse kandi rero Franco andi makuru ni meza cyane, ni meza, turaho urashima Imana, kampani ziragenda amafaranga arinjira nose shaho Edison, ko nzi ko inzira zacu zinyuranyemo ukuntu kugira ngo ntibyakugoye umusore wanjye. oya nose kubizi hano ko hari nko mu rugo kumara kera numva nawemerwa. Oya kuba hari nko mu rugo ariko buriya biragoye cyane kuba waza hano, buriya hari dushobora kuvuga uti ushobora kubuza Imana itoye ariko utajyayo, ukabuze naho Satani atoye ariko utajyayo, cyangwa se ukabuze ngo hari ikigo cya gisirikare ariko utajyayo. Rero bimeze kimwe natwe. ariko se sha iyo migani muri guca ntabwo ngende gusobanukirwa cyane kubera iki asa umuhungu ntabwo umenye no yitwa Edison ni mukuru wa Mike kowe yose ivanga Mike ni mukuru sorona batanasaho Mike ni mukuru wa Mike. okay ndabona ubona umushyitsi rero ndumva nakwita nta kibazo buriya turakomeza dupange kandi gahunda nyine bizirikana tuzasomera ntari
ako ni karibu wacu. Murakoze. Amakuru y'i Kigali. Ni meza twatura. Franco none se amakuru andi makuru byagenda byagendaga byari bimeze neza, nanjye mperutse Kampala vuba, ntabwo nari ndi mu Rwanda, ariko aho naziye naje nsanga bimeze neza. ariko naguciye mu ijambo ho gato Mike ukuramuja mu bweo kuri Mike gatamumva bwajuri cyane Edison ni story ndende, aho wagendeye nawe urabizi ko ntabwo ibintu byari bimeze neza, ntabwo urabizi amarembo y'iwacu nayo ntabwo birebana neza. So rero buriya niyo mpamvu uriya muniga yibajije kuri Mike cyane. none se rero biri cyangenzaga ngiye nari nkumbuye Vanessa nje kumureba phone ye niyo byaragenze bite. Ni ukuvuga ngo maze iminsi ntari mu Rwanda, maze iminsi ndi Kampala. So rero aho naziye nanjye Vanessa ntabwo namusanze hano mu rugo. Ntabwo namusanze mu rugo. Nejo bundi hashize nk'iminsi nk'itatu Vanessa atagaragara hano mu rugo. Cecuru arahari, ahubwo nuko yagiye kwa muganga. Arahari nuko yagiye kwa muganga, ariko nimugoroba araba yatashye. Buriya nataha turiga ku kibazo cya Vanessa. Vanessa nawe uramuhamagara nkicemo? Oya, ntabwo njya muhamagara ko njye Vanessa nta kintu cyatuma muhamagara. Ko niba uriya ni mukuru ashobora gutaha cyangwa Vanessa se n'ubundi iyo ufite niyo akoresha. Niyo akoresha. Ko ntabwo yigeze ahindura SIM card. Ni meza twatura. Ndabona Kigali yarahindutse. Harahindutse. Maheruka amazu ari make. Ubona mbese ureba hirya no hino none ntiwaba ukihamenya. Yego karigere ko tarimuka. Maheruka mutarimuka. Twarimutse. Nadusigaye dutoya. Ariko ni heza nta kibazo. Cyane heza. Hahandi hari habi. Mami, n'ibintu nabishyize mu cyumba. Ni muri cyo mukina murambwira. Nta kibazo. Mama mwahageze. Neza. Amakuru sipesiyoza n'umuryango. Reka amakuru ya sipesiyoza ntabwo mba nshaka kuyinjiramo cyane, mba nitaye ku kazi cyane kuko uko wabisize cyane n'ubu noneho byarushijeho kwiyongera mu byabaye ibintu birebire. Ariko nanone barakidegembya n'ibyo yankoreye. Wahora ni iki? Amarira yandijije. Nanone barakidegembya n'ibyo yankoreye. Cyane rwose ubu ngo noneho ahubwo byabaye birebire cyane. Ariko buriya yumva akaze pe, yigize umuntu ukaze. Humura mama, ubu ngubu uziye mu gihe cyiza, ufitiye inkuru nziza. Muteze amatwi. Abo bakobwa rero turagafite. Ntugire ikibazo wowe. Mwiriwe mama uri Niwe neza. Mwiriwe neza. ni fresh mwiriwe nakuvuga ko batsanze muvuga ninde Ibyo birakureba. nabazaga mama Ntukajye ujye ubaza, ariko ujye ubanza utekereze. Urabaza birakureba. Ubundi watenze he? mama navuye mu mujyi mitaca kwa Vanessa. Vanessa inde kwande? Kwa Vanessa. Tambwira ko ari Vanessa kwa Speciosa. Yego niwe mama. Ngo ngwiki? Niyo buyi. Ngo ngwiki? Ni Vanessa kwa Speciosa. Wikongera kuvuga iryo jambo. Ibyo yankorera biyobewe. Va mu maso tambuka. Ese mama ibintu byabaye hagati yanyu muri ababyeyi ntabwo nabise mu bambo bana bato. Mva mu maso ukomeza kuntera umujinya. Ukomeje ayo magambo nagukura mu mubare w'abana nabyaye. Gicucu gusa nta soni. Mama. Ariko ubundi icyo gitera cy'igikombe mwagishyize. Nagishyize muri ya twaguze ejo bundi. Undi waki?
wowe turize ikibazo ni ukuvuga ngo wagutuma umukobwa wazana uriya vuga ngo icyo gitera nuko njye nta nubwo mashaka kwirirwa mwitaho cyane mukanya ndaza guhamagara abasore banjye tumwimure mu gitondo cya kare uyu nawe ndi bumukugezeho nawe ukamwirebera watinze tuza mama uwo mukobwa Deus ari igitera wa mugani wawe ahantu twamushyize n'abasore banjye namushyize muri yanzu mperuka kugura ejo bundi nubwo itaruza ariko niho twabaye tumubitse ubu rero twashakaga kumwimura mu gitondo cya kare ndazinduka inkoko niyo ngoma ntumwimure ntarahagera nta kibazo murebesha amaso numva agahinda mfite ko kagabanuka wowe nta kibazo ndaje mpamagare b'abasore banjye mbere yo kumwimura uraba wahageze ubanza unamurebe rwose wowe ntugire ikibazo ndaje mbabwire ahubwo urakoze cyane nibura umbwiye n'ijambo ryiza humura urakoze cyane mama nizere ko ibintu byinshi muri kuva muri salo bidafite aho bihuriye n'ibura rya Vanessa. ibyo birakureba ibyo umbaza ubusabusa Mama ntabwo ndamutse numvise ko bifite aho bihuriye n'ibura rya Vanessa ntabwo byaba ari byiza. ntabwo ari byiza kubera iki Ntabwo byanshimisha mama. ibitagushimisha ni ibiki byo Vanessa yankoreye urabiyobewe Nose mama reka mubwire ibintu byanyu wowe n'ababyeyi ba Vanessa ntabwo bifite aho bihuriye n'aho hagati y'abana. kubera iki kandi muzajya mugwa mu ruzi murwita ikiziba n'uyu munsi ntabwo uremera ko nawe byakugiraho ingaruka ntabwo nzira oya mama nakwiye ko ibintu uri kumwe nashobora kubyumva ntabwo nabyumva rwose abana bubu nutumva uzumva Si. Meze bite? Ngone iki? Ya hari ukuntu Imana ikora ibyayo. Umeze uteze? Cyameze neza. Okay, ngiye kukugora. Nkubaze waba wambonye Vanessa yabaze wanyu? Vanessa? Yego. Ntabwo yagenda na bro. Ciao. Birangoye gusa wakushobora kubuze wenda ahantu yagiye basi ntabwo mazi nabonye bagenda muri bisi se bisi yerekezaga nayo ntabwo mbizi please ndagusabye basi ntabwo mbizi nabonye agenda muri bisi Vanessa nakubwiye ko namubonye yinjira mu modoka igiye mu ntara basi ntabwo wamenya intara iyo ariyo ntabwo namubonye uriya mukobwa ntabwo ndi kumva wowe korode wahageze nageze ko okay wa muntu muramufite turamufite nta kibazo okay ndaje mu minota mike ndaba nkugezeho sawa
rebera. 아, 왜 이렇게 인자합자 보자. Mano kecil. Sihira. 샤, rebera nawe. senze kuzaza. Ngibyumva. Ndakunda. Akunda umuntu hano hano. Ese ninde? Ese ninde?